impamvu nagutumiye hari ni impamvu ebyiri. Iya mbere hari ibintu bimwe na bimwe abantu bafata nk'ibitabaho wavuze cyangwa se bidashoboka. Ibyo ngibyo ndi hano ngo mbibeshyuze. Impamvu ya kabiri ni ukureba ese wa mubiju wambwiye ngo yavuye Oman muri kontineri akagera i Kigali ageze kuki ubu nyuma y'ibintu byose yavuze yaciyemo muri Oman, kuko uva hariya ibintu byinshi wavuze biganisha kuba uwo muntu nta buzima yaba agifite. Yes, reka masuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikira Kim TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane. Twizeye ko muri fresh, twizeye ko mumeze neza cyane, natwe tumeze neza cyane. Reka mbabwire ngo mugire weekend nziza cyane, muzayiboneremo kira kitu mushaka cyose, abagore abagabo, amahoro ndetse n'amafaranga. Ariko nanone nimukajye mwibagirwa gukora cyane ndetse no gusenga Imana cyane. Nibwo buryo bwonyine bwo kubonamo iterambere cyangwa se bukuvana ku rwego rumwe bikakugeza ku rundi rwego. Mbahaye ikaze mu kiganiro, ndi kumwe Biju zimamu nsetse ntabwo nyize. Uyu mubiju hari irindi zina witwa We ni Biju TV. Hariya irindi zina ritari TV witwa nde? Mami. Goko mami. Mami wande. Mami apana mami. Hari mami hakaba na mami. Bitandukanira heza? Bitandukanira mu nyandiko. Bitandukanira mu nyandiko. None se ko mami ubundi si Ikinyarwanda? Oya. Ibyo bintu bishobora gutandukanira. Hari mami bandika nko mu Kinyarwanda. Hakaba na mami bandika M U M na Y. Yego, uyu mubiju impamvu nsetse uyu mwana w'umukobwa binyeze kumubona kuri shene ari kuvuga ngo titre, ikiganiro gifite titre ivuga ngo mvuye mu mani ntorotse ngo bari bagiye kuntangamwe ibitambo. Bidatinze nshyira iyo link kuri status. Umuntu uri muri Oman ahita ambwira ati uwo mukobwa yarabeshye muri Oman nta bitambo batanga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri arongera aravuga ngo warabeshye ntago wava mu mujyi wari urimo ngo ugere Muscat n'amaguru. Bibaye ari byo waba uri mu bantu bake cyane bakoze urugendo rurerure ku isi. Impamvu mpereye muri Oman turaza kubicamo tureba na nyuma yo kuva muri Oman wongeye kwiyubaka gute. Hariya muri Oman wavuye ufite ibiro bingahe? Nibaye ngo 12. Nka 11 na magarama. Nyuma y'ibyo byose mvuze nge nawe tuganiriye urambwira ngo waje muri kontineri. Hanyuma mu kiganiro nagiye yashashu mu kiganiro uvuga ko hari uwagutegeye ari i Kigali akaguha tike ukagaruka i Nyarugenge. Oya, usubiremo inkuru neza. Ntago dusubira mu nkuru. Impamvu ndi kukubwira ibi ndagira hari ibintu byinshi singe twakoranye kiriya kiganiro. Abatakizi part 1 wayikoreye kuri 3D TV Rwanda ukoreshejwe n'umuntu wa Muvunyi. Icyo gihe wari washutinzwe na Mpeketa gikorayo cyangwa Renove. By the way kuri Instagram yitwa Renove, mujye mumukurikirana mu approaching n'umukameramani mwiza cyane. Niyo yaba aryamye hasi ukavuga ijambo akazi arabyuka kakajyamo, niyo karite yiwirenze ibindi byose. Yitwa Renove kuri Instagram, mujye mugenda mu mwandikire. Telefone yo ngo ntayagira ngo bamwandikira kuri Instagram, akaguha nimero wamubonaho kuri WhatsApp kumuhamagara ntibikunda. Besa n'umuntu udafatika. Yego, navugaga icyo kiganiro rero. Muri kiriya kiganiro hari umuntu nabwiye ngo ngiye kuganira n'uyu mwana wakoze iyi nkuru, amariste y'ibintu ngomba kukubaza ari muri Oman. Mu bintu mvuze rero nibyo turi buze guheraho, kuko ngo hari ibintu byinshi cyane wabeshye bitaba muri Oman. Uratubwira n'impamvu wabibeshye. Icyo kiganiro kimaze umwaka kuri 3D ni part 1, part 2 iri kuri Biju TV ari nawe twicaranye hano. Ariko se ariya ngo umujyi wabaga etage wabagamo ngo iri mu wuhe mujyi?
si ubu n'ubu nahanyihibuka we. ikibazo cya mbere nibaza wava muri uriya mujyi ukagera Muscat n'amaguru ngiye Muscat ndahazi uretse na hariya nabaga na Anabera wahajya n'amaguru bitewe n'ikibazo ufite Kanabera ho nahagiye oya ntago wajya na Bera n'amaguru Anabera narahagiye kuko ngiye nigeze kujya njya noza Oman navuye i Kigali uri kumva ntago ngiye nagiye ngo noza ntago nagiye ngo zo za Kenya zangiye nagiye byemewe n'amategeko ariko mu Rwanda byaremeye Imana abantu basigaye bagenda n'indege ego ubwo byemewe ntarebe ntabwo byemerwa kujya Oman ahubwo utega kabiri nagiye ahantu bita Dubai ahantu bita Discovery Garden sinzi niba uhazi mva Discovery Garden njya ku kibuga cy'indege nyerekera Oman indege rero yarandinze Muscat ku kibuga cy'indege cyaho nuko namenye Muscat ariko umujyi wavuze twagaranye n'umuntu uri muri Oman muri uwo mujyi wabagamo aravuga ngo ntibishoboka ko uyu muntu yavana ngo ajye Muscat usiko nge nageze Muscat ara mu mujyi kwa cyace kirakira urakizi gihari kirimo imihanda myinshi ndakizi ni haranaboneye lift none se biju ikibazo cya mbere ngiye nibaza kuri nge ko muri Oman kugira baguhe lift uri umunyafrika cyangwa ufite uruhu rwo niyo utaba uri umunyafrika ufite nyine dark skin nk'iyi yacu nye turabirabura ntago bijye bipfa kubaho ni kwa kundi Imana ishobora kuvuga ko igitangaza urabona Irene icyo kintu wumve ku uburyo kidashoboka ni nk'uko Imana yavuga ngo uyu musozi nkuvanye hano nkujyanye Nyabugogo uyu ni kugira baguhe lift uri umwirabura ariko ntabwo ngiye umuntu wamaye lift yari umuntu usanzwe ngo yari umurezi bien oyaha shawe waretse kubeshya ratare nene umuntu wamaye lift yari umutaximen urumva we yarahagaze aziko ngiyewe ndimo gutega urumva ndangije ndamubwira ngiyewe nta mafaranga mfite nukuvuga ngo n'ahantu yankuye amaye lift ni nkuko wankura hano gutyo ukangiza araparitsira mutumo hara muri Ranos none subwo yarakujyanye nyine we yarangejeje ahantu agiye gukatira we akomeza agenda hataha oya we yumvaga ko ibice ngiyemo ari nk'ibyo we atahamo so rero mwakaniye ahita nsigaho hafi urumva nubwo yamaye lift y'igihe kirekire avuga ngo ni nk'iminota 10 cyangwa 5 ni ahantu hagufi cyane reka duhera aho ngaho rero twinjira no mu kiganiro by the way naguhaye ikaze turi kumwe na Biju cyangwa se Biju TV afite chaîne yitwa Biju TV bagusure bakore subscribe basharinge na ball zawe then bibashe kugera ku bantu bose turi kumwe na Biju rero tugiye kugenda tuganira reka duhere hano twinjira mu kiganiro nge tugiye kuganira nkanjye ndajya mvugira iby'abantu bambwiye bari Oman benshi nanjye mvugemo ibyanjye icyambere nakikubajije nakubwiye ko uwabaga muri quartier wabagamo yambwiye ko nta muntu ushobora kuva aho hantu ajye Muscat n'amaguru nkanjye rero uzi Muscat quartier wabagamo ntabwo nigeze nyigeramo nzi neza ko ibyo bintu bidashobora kuba byabaho okay nkubaze kuko ikindi kuguha lift Biju imodoka yo muri Oman wamaye lift yimaye nageze muri Muscat reka nkubwire muri Israel no mu gihugu cya Oman izo modoka nibura iri kugenda gake yandika 120 ndabeshye ndetse reka nkubaze ntabwo iyo harimo ambutiyage imodoka ziba ziri kugenda gakeya ariko ni gake cyane ubona ambutiyage ahantu hatari mu mujyi none se wabuzi ko nko mu masaha nuzi i Kigali ano masaha saa 10 n'inkuko n'abarambutiyage mu muhanda na hari aboro mu masaha 2 za nijoro saa moya haba harimo ambutiyage ko haba harimo abantu bari gutabava mu tuzi hari abari kwerekeza ku ma airport nyine haba harimo ambutiyage zitandukanye z'abantu nyine bagenda ahantu hatandukanye impamvu y'iki kiganiro rero impamvu nagutumiye hari ni impamvu ebyiri iya mbere hari ibintu bimwe na bimwe abantu bafata nk'ibitabaho wavuze cyangwa se bidashoboka ibyo ngibyo ndi hano ngo mbibeshyuze impamvu ya kabiri ni ukureba ese wa Biju wambwiye ngo yavuye Oman muri kontineri akagera i Kigali ageze kuki ubu nyuma y'ibintu byose yavuze yaciyemo muri Oman kuko uva hariya ibintu byinshi wavuze biganisha kuba uwo muntu nta buzima yaba agifite ubuzima bwo turabugira ahubwo akenshi hari umuntu ushobora kugira ubuzima butari buzima sinzi niba uri gutahura icyo ndi gushaka kuvuga yego umuntu witwa Biju wavuye Oman agasanga amafaranga yakoreye yarakoreshejwe n'umuryango wiwe
akaza nta kintu asanze tike bayimuhaye bakugereye impuhwe oya ntabwo bangiriye moyoke ni ukuvuga ngo njyewe ni ukuvuga ngo tike nakoresheje y'indege hari amafaranga banyambuye nari mfite urumva hakaba hari n'uko kwezi kuba batari bakakumembye soranye ntabwo bangiriye ngo banegere mu mafaranga yabo banyambuye amafaranga nari mfite amareyali 120 njye nari mfite ku giti cyanjye haba n'ay'umushane narakorewe ku kwezi batari amareyali 120 yari angahe mu manyarwanda icyo gihe uretse ndebe kuko icyo gihe ireyali ryari ku 3500 ibihumbi 3500 ireyali rimwe ireyali rihenze kurusha idolari kure cyane n'iyero 3500 gukuba abaginga ko bafite amafaranga menshi yari 420 nari mfite y'amanyarwanda ikibazo cya mbere nshobora guhita nibaza aho ngaho ko wahembwaga ku kwezi kandi mu kiganiro wavugaga ko nta hantu wahuriraga n'amafaranga nayo baguhembaga bayashyira sinzi niba ari konti niba ari nimero wavuze bayashyiragaho iri hano ni ukuvuga ngo njyewe hari ukuntu babigenzaga njye baramembaga amafaranga ariko nkaba nemereye kuyabika bagahita bambwira ngo tuyohereze hehe bakayohereza nimero n'amazina bakayohereza Nyarugenge noneho ngewe nkavugana n'umufamiliye wanjye nayo mafaranga wowe rukundanga dukomeze nkababwira uti ayo mafaranga ngiye muyashire kuri konti ahubwo ikintu cyabayeho cyanambabaje ni uko umuntu nahaga ayo mafaranga ngo ayabitse ntiyayabitsaga ntiyagiraga yarayiriraga ubwo si uwo muntu ninde noneho ngiye yanyishe mutwara amubwira ngo banki iri bloke ngo ntabwo ngo baguhereza borodero ngo i Kigali urumva uzima wasenye nta kirenganya njye nibwo bwa mbere nari mfunguye banki urumva ntabwo nari nzi amahame ya banki cya ukoze icyo yakoze yamaye account number gusa z'iyo banki yarambwira ni banki niyi yitwa gutya na gutya sindi biyimentioninge so amafaranga nayashize borodero iri hehe ati na borodero batanga ati kuri banki bloke ntibatanga borodero ni telefone mwayashyiragaho ni banki ntabwo banki bloke bayikonekita na telefone ni ukuvuga ngo ikintu ukora ujya kubitsa kuri banki niyo uzajya kubikuza bigusaba ko uzajya kuri banki rero we boherezaga amafaranga ko barayoherezaga muri Omani we akagenda akabikuza yamara kuyabikuza akambwira ati njyewe amafaranga nayohereje ati nayabitse ati kuri banki ariho rero urumva ntabwo yari connect na telefone ibyo ngo ndaza kubona message nta borodero yamaga ngo ndibuze kubona ko amafaranga yagezeho nicyo kintu cyabaye kandi ubwo yabaga yakoresheje ibindi kandi akayakoresha nanjye ubwanjye harayo namuhaye yo gukoresha kuko urumva nk'umuntu nyine w'umufamiliye wawe uramubwira uti rero akira amafaranga naya uhahe ukemura utu n'utu then njyewe umbikira aya ngaya hanyuma Bijou abantu bakagira bati kanze nifashishe kino kiganiro abantu bakagira bati hano muri Omani ntago bijya bibaho ko umuntu bashobora yego abarabu ngiyo bagushyize mu nzu sometimes ngo ntibaba banibuka ko umuntu ahari ibyo barabyemera ariko ngo ntago bishoboka ko ikiremwa muntu gishobora gufungirana undi muntu iminsi irenze 3 mu nzu atabifitiye uburenganzira ariko ranye navuze ko bamfunze iminsi 3 bagufunze inshuro nyinshi niko wavuze ni inshuro nyinshi ariko igihe cya nyuma cyo gutoroka nyine cyo kuhava bansohora byari iminsi 3 niyo navuze kuko bo njyewe nta nubwo noneho nyuma yo kumfunga njyewe nta nubwo subungubwire gute ntabwo natorotse njyewe ubwabo baransohoye kuko bari bafite ibyangombwa byanjye barabise ko nahantu najya amafaranga bayanyambuye telefone bayinyambuye indangamuntu bayinyambuye urumva ko nyine nta kintu na kimwe nafite nakoresha byonyine ngo mve navuga ngo ngiye no gutabaza hanyuma abantu bakavuga bati
ibintu wavuze bisa nk'ikinamico ni nk'ikintu ngo wagiye uricara yego nyuma yo kuva muri Oman umara igihe kinini ucyandika kuko ngo ntago ibintu wavuze bibaho cyangwa se muri wambabariye se wambabarengeye nkakujyana muri comment z'ibiganiro nashize kuri YouTube nkakwereka abantu bameze nkanjye na n'ubu ngubu babuze uburyo bataha. Narindi kuvuga ibyo nabwiwe kukubaza nyine ni ukuvuga ngo reka nkubwire okay ruvuga ngo bacumagana n'Ikinyarwanda ngo gaho katari kundi gahandura karya cyangwa bivuze nabi. Rero njewe kuba umuntu yaza hano cyangwa se akandika muri comment akavuga ngo ndabeshye birashoboka. Urumva birashoboka kuko ntabwo umuntu twari turi kumwe. Urumva ikindi ntabwo njewe naje kuvuga ubuhamya bwanjye ngo mvuge Oman ariko nyobe ko hari abariyo bari kubaho neza. Narubwo naje kuvuga nabi Oman kuko nyobe ko yamaye amafaranga nayo make narayabonye arayamaye sibyo. Ahubwo njewe ntabwo nababajwe nuko navuye Oman kuko akazi kananiye. Nababajwe nuko nahavuye ndi guhunga umuryango mu binarindimo. Bitavuze ko rero hari abari mu miryango myiza bari gukora bakanabona nayo mafaranga, hari n'ababayeho nabi babuze uko bataha benshi. Rero abantu nyine bumva ibintu bitandukanye. Njewe mbwira nkwereke comment muri telefone yanjye ku biganiro nakoze muri Oman n'igisa abantu baravuga ngo natwe ibyo ngibyo uri kuvuga turi kubicamo twabuze uko dutaha. Yego kandi umenye ko ari ahantu ntabwo haraza ambasade y'u Rwanda. Urumva yego rero abantu bajya hari abakanjaniga bakavuga ngo Biju yarabeshye ibintu navuze ntibibaho. Mu by'ukuri nge nagiye Oman ngiye gushaka amafaranga nko abandi bose bajyayo kandi ndakubwiza n'ukuri nge naranababaye no kuba naratashye icyanjyanye nakibonye. Hari n'abantu bavuze ngo tuba twagiye kwicuruza. Oya ibyo ntabwo ari ukwicuruza kuko mu Barabu ntabwo wapfa kwicuruza buriya muri kiriya gihugu. Oman niho ntabwo ibyo bintu bibaho. Oya ariko ngo hari ahantu bicuruza bita Canada naho turi buze kuhagera. Canada ho ndahazi. Hanyuma umuntu akibaza ngo Biju ni gute uvuga ngo ngiye ninjiye muri urwo rugo ndusohokamo ntashye bansohoye. Uri kumva umuntu akibaza se ko wanavuze ko imodoka ziba zihuta cyane n'ahantu wagiye wanyuze ugenda atariho unyura ugaruka kandi ntagiye wigeze ukora urugendo rw'amaguru uva muri urwo rugo cyangwa utari kumwe n'umuntu wo muri urwo rugo mu modoka. Yego umuntu akibaza gute ni gute bagusohoye ukagera hanze ubwo n'icyagiye bagushyize hanze bakakubwira ati ibyo ni ibikureba kuko ngo bagushyize hanze bazi ngo ugiye kwicwa n'abandi ugiye gufatwa ku ngufu ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu akibaza ni gute bagusohoye aho ngaho ukamenya inzira yerekeza Muscat nta muntu ubajije. Waravuze ko umuhanda mwacagamo mugenda mutawucagamo mugaruka kugira ngo birinde ko ushobora kuba watoroka cyangwa ushobora kuba wahura n'abandi bantu bakaba bagufungura mu mutwe cyane ko umuntu uri hariya bameze nk'ufunze. Yego wari ukiri kumbwira ngo uburyo ngo wavuye ngo ahantu wabaga ugera Muscat utazi ngo uri kwerekeza hehe nta n'umuntu n'umwe wabajije ngo nyereka inzira ijya muri Muscat. Ni ukuvuga ngo ahantu twebwe twari dutuye yari imihanda ibiri ariko uretse ko hari ahaboro amazu yaho n'ubundi aba arimo kaburimbo aba ari inzu zituye kuri kaburimbo ku muhanda. Twe twari dutuye ku muhanda nari nzi umuhanda umwe watujyanaga kuri kiriya kiyaga nimba gifata ku Buhinde. Nzi n'undi muhanda kuko urumva ngewe n'ahantu bacaga nabaga mareba najyaga nsohoka ngiye kumena imyanda. Ni ukuvuga ngo hariya usohoka ugiye kumena imyanda ugasubira mu nzu. Yego niko gusohoka gusa konyine. Ariko urumva aba boss banje cyangwa se n'abana bo muri urwo rugo bari bafite akazi nabonaga inzira baturukagamo bavuye mu kazi cyangwa se no bagendaga. Nje ikintu nakoze ntabwo ngiye kubeshya abanyarwanda ni inzira imwe naciyemo. Ijye hehe n'umuhanda uri kujya nje ntabwo nari nzi ahantu ndi kujya ntabwo nari mazi pe. Waragiye gutyo gusa nje narifashe ndagenda urumva nari mfite n'ubwoba ko barambwiye ngo sohoka ngo imbwa ngo zikurye ngo sohoka ngo bakwice banjugunya hanze. Urumva none niyo ufite ubwoba ufite n'igihunga ubugenda wirukanka. Urumva nje rero ntabwo nakubwira ngo nari nzi inzira ijya mu Muscat. Nje nafashe umuhanda umwe ndawirukanka. Urihuta kurusha uwayobye. Umva
mfite ubwoba buriya ntihazagira umuntu ukubeshya, nta muntu udatinya urupfu. Navugaga ubu ngiye gupfa, buriya nitekerezaga ibintu bibiri, nkavuga ngo ngiye gupfira mu gihugu ntarimo, umwana wanjye aba imfubyi azakura atazi mama. Umwana wagize imyaka ingahe? Agize 5 ubu ngubu. Wowe ufite ingahe? 24. Ku myaka 19 wari wamuritse album. Yego, ni ukuvuga ngo aho ngaho ikibazo cyanjye ubundi birazwi, icyongereza cyo muri Dubai, icyongereza cya Qatar, icyongereza cya Mani, nibyo ni za me going, me coming. I go and I come. Aho ngaho umuntu ahita yibaza, aba bantu bavuga iki cyongereza ni gute bakubwiye ngo ukabasha kubyumva, kuko icyarabu havuye utarakimenya neza. Nabwo mabuja wanjye arazi icyongereza. Ni gute bakubwiye ngo sohoka imbwa zikurye? Mu bantu bavuga icyongereza kimeze kuri. Mabuja wanjye yavugaga icyongereza cyumvikana. Nuko ngo ubundi mabuja wanjye ni nkuko we wafata iwanyu ukabashakira umukozi ariko utabiwanyu. Uwo niwe wari mabuja wanjye. Noneho we abana biwe bavuga ku ishuri bakaza kuba bari kwa grandma wabo. Ariko mabuja wanjye yarazi English neza pe. Ntabwo ari yandi nyinshi bavuga ngo ni nk'iyo wafata umunyafrika ari kuvuga. Mwarabuze icyongereza ko atajya apfa kubaho. Ariko baba bakigerageza, hari aba bakigerageza. Ku buryo wavuga ngo sohoka imbwa zikurye. Uri umwarabu. Uvuga me going, me coming. Oya, n'abandi batubwira muri comment. N'abandi batubwira muri comment. Hari abarabu bazi icyongereza, hari n'abatakizi. Ariko 90% ni abagore baba bakizi. Ni ukuvuga ngo bakavuga ngo muri Oman kugira uve hariya hantu utoroke utahe, eda haba ibintu bigera kuri 3. Barakugambanira ugafungwa, icyo ni icya mbere, igihe runaka ukazava muri iyo gereza utaha. Nta no kuva mutahe n'igihe uvamo bakwica. Icya kabiri ushobora kwicwa utazi uburyo wishwe. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu kugira ngo utahe nuko ushobora kuva hariya ukajya kuri polisi ugatanga ikibazo cyawe, nabwo ngo bigoye, cyangwa ukajya kuri ambasade, nubwo mu gihugu cya Oman icyo gihe cyawe nta ambasade y'u Rwanda yari ihari. Nani habana no. Sinzi niba yarahabaye cyane bitarahabaye, ariko gusa nzi ko ntayihari. Ngo ubwo buryo bwose nta bundi buryo bushoboka kuba watoroka hariya ngo uhave, kiretse iyo utorotse ukajya kuba ahantu bita ngo Canada, ariho hantu ngo usanga abanyafrika bicururiza, ari usanga abantu bose batorotse kontra bibera. Canada habamo abantu benshi baratorotse kontra, ngo bari mu biyobyabwenge, mu busambanyi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Niko nabavuze, nibyo ngo biba hariya niho biba aho hantu bita Canada. N'abatinganyi benshi ngo hakaba n'abatinganyi benshi cyane. Nuko bavuga Canada. Ni gute wowe ngo wabashije gutoroka ukagenda nta pasiporo, nta kintu na kimwe kikuranga? Ntiwaciye aho Canada, ntiwafunzwe, ntiwagiye kuri polisi, ukabona wisanze i Kigali, ngo ni igitangaza kitapfa gushoboka. Ntabwo njyewe nisanze i Kigali sheri wanjye. Ni ukuvuga ngo njyewe ni kwa kundi nyine bavuga ngo iyo rutaraza, iyo hataragera ntupfa. Urumva? Iyo umunsi wawe utaragera nta ushaka kujya. Si ukuvuga ko njye ntari gupfa. Byaranashobokaga cyane, njye nari naranabibonye kenshi. N'uburyo bwo kwicwamo njye byari byoroshye. Ariko njye ntabwo ndi buze gushyiramo umuntu cyane ngo yemere ko navuye ahantu ako subuka ikintu ari kuyibuka. Babaramamagara uwo muntu ahatwibutse. Dukomeze bajye mu kiganiro cya part 1 iri kuri 3D, ikiganiro bakoranye na Muvunyi, bacyumve, kiraza kubahesha kuza kumva ibingibi. Urumva? Ni ukuvuga ngo njyewe navuye muri urwo rugo n'amaguru nshuti yanjye. Izina ry'iyo mu ijuru nta n'umuntu nabajije ngo ndaca he ndajyahe. Njye naragiye nisanga mu muhanda muremure, ni nk'uko n'ubundi wagwa nko muri uno muhanda w'Iremera, noneho ukabuzi ko ukababaza nk'umuntu ngo nagera musikati gutaka gutyo we komeza iyi nzira. Ni nk'uko nano ushaka kurangira umuntu hano mu Rwanda ari hano Iremera ukamuga uti uyu muhanda wose n'ugenda ushaka kugeza mu mujyi. Nuko uko byagenze. Naragiye nagendanaga igihunga, mfite ubwoba mvuga uti bashobora no kumfatira ahangaha. Omani urahazi, ntabwo nari kujya no gutunguka ku gipangu cy'umuntu ngo ngomanga ati nimumfashe. Ibyo ntabwo bibaho muri Omani, ntibihari. Hari aho ntibikunda.
njye ikintu nakoze naragiye bansohoye saa 12:40 nageze Muscat saa 4:25 z'igitondo za nijoro. Aho ndi kukubwira nyine nageze kuri kiriya kiraro n'ubundi urabizi ko ariho umujyi ugeze ariko ubutaragera kuri airport ya Muscat. Urumva mahurira n'umukobwa, nabonye umukobwa ari wa mbere wa bino biboro by'abakunda kwambara nyine by'ibikanzu bya black n'umwitande wa black. Uwo mukobwa mubona agiye kwinjira mu kamodoka ndamuhamagara. Nari muhamagaye kugira ngo anize telefone nge nandikire mu Rwanda mbabwire ko ndi hagati y'urupfu n'ubuzima. Yego. Mbamenyeshe ko ntari ku murongo telefone yanjye nta mfite n'ibyangombwa mfite. Umukobwa nicyo kintu cyatumye muhamagara, nasanze ari Nigeria. Hari Nigeria kumvikana biroroha. Kimwe n'umwarabu. Twaravuganye mubwira uko bimeze, icyo gihe aranambwira ngo mukuru we yarwanye n'umukobwa bapfa umugabo. Atuba agiye kureba ukuntu bimeze. Anakubwira ko afite umusheri w'umukobwa. We anambwira ko nyine we afite umugore. Urumva arambwira atariko ikintu nagufasha dore burije shana ukuri iminwa yari yumye Kim. Nari nshonje inzara yayindi shangira ngo niyo nza kubona iki sinari kukinywa. Manza n'inka nari kuzigotomera. Nari numbagaye mu muhogo nshonje iminwa yumye mfite ibisebe mu muhogo. Arangije arambwira ati nyine ndi kumwe umuntu akugirira impuhwe. Shangiriye umuhatanze. Ati wowe ngo no tugende tugerane mu rugo ngiye kureba ikibazo sister wanjye yagize, yambwiye ko bamukomerekeje anyeretse amafoto nanjye aranabinyerekana video. Ati wowe uzagenda ejo tugerayo. Yego. Tugeze aho ngaho ndinjira nyine dusanga koko uwo muntu yanakomeretse barwanye ni ibintu biri serious, bavuga ko bapfuye umuhungu ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi akamubwira nyine urumva ikintu bapfuye ni nkuko nakurwanira n'umukobwa. Ntago ngiye wandwanira. N'urugero wanjije we. Ni nkuko nakurwanira n'umukobwa ariko wowe ubizi ko ngewe mfite undi mukobwa duteretana. None nawe uri umukobwa. Nuko reka rero tugira tuve dusoza kuri ibi biboro byo kuri Oman ngo buryo byawe wabeshye n'ibiki byose abandi bashaka ibindi birenze ibyo kuko ngiye ibibazo nakubaza ntibyashira ntitwasoza n'ikiganiro. Reka ngubwire ki bazaza kuri Bijou TV, bazaze kuri Bijou TV babibarize nushaka cyangwa se bazansa bindi part nsubiremo. Oyo zakora ubundi ikiganiro kiri live buri umwe yandika uhita umusubiza direct. Oya bazansange kuri TikTok ejo nzaba ndi live. Buri umwe avuga usubiza, umwe avuga usubiza. Nuko dusoza kuri iki kibazo ni ukuvuga ngo igihugu cya Oman ntago ngo kijya kibaho ko batanga ibitambo. Icyo ni icyambere. Wavuze ko we waje muri urwo rugo ukurikiye abakozi abandi bakozi batanu. Uzuru wa gatandatu uza hashize amezi 3 nta mukozi bafite, aribwo wasanze ngo inzu yaraboze ngo toilette nuko dahasi ugukoropa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikibazo nibaza nta muntu mwari muziranye aho ngaho muri icyo gipangu, nta muntu mwari muturanye mwari muziranye. Wabwiwe n'iki kuri umukozi wa gatandatu muri urwo rugo? Ikindi wabwiwe n'iki ko abandi bahabanjirije bishwe bagatambwa nk'ibitambo? Ikindi wabwiwe n'iki kuri urwo rugo rutanga ibitambo? Ko ariho abantu bahera bavuga ngo uyu muntu arabeshya Oman ntibatanga ibitambo. Ibyo nanjye nabikubeshyuza ntago Oman batanga ibitambo. Icya kabiri ndabikubwira buretse nsoza. Ikindi bakavuga ngo uwakubwiye ibyo byose yakubwiye ko ibyo bitambo batamba bigamije iki ari ibyiki. Dusoza kuri Oman ubwo uburyo wabaye n'uburyo wavuyeyo twinjira Nyarugenge dusobanura icyo kintu. Okay. Iki kintu ngiye kukivugaho nekereza ko cyane nacyo kiganiro cya nyuma nkoze. Ni ukuvuga ngo ngiye nyigera muri uru rugo. Barankunze. Bamfata nk'umwana ntari n'umusilamukazi. Ajewe. Mbemerera ko ari kubana na mukasi kuko wari ufashwe nabi cyane nkurikije ko bafashe nabi nyuma sheri wanjye. Nyihagera ntabwo bamfashe. Ntibigeze nta kindi bakubwiye ngo barakubwiye ngo you cleaning niko bamubwiye ngo you cleaning and sleep, you cleaning washing and sleep. Bahita bamujyana kuryama mu nzi babikamwa mu cyumba babikamwa amazi kirimo akamatora cy'amatora.
iri muri stock. yego Ni ukuvuga ngo reka nsubize icyo mu nzu kintu igeretse kane bamujyana muri stock. reka nsubize icyo kintu sibyo. Ni ukuvuga ngo tureke ibintu byo kwijijisha sibyo. yego Abantu bose bari muri Omani barabizi ukuntu babafata. yego Mwese murabizi, mwese muri yo murabizi. Hari n'utazanga avuga ubuhamya kuko adakunda media, ariko bose ukuri barakuzi mu mitima ko hari abatagufata nk'umuntu sibyo. Kubeshya ni kubingengerayo nagezeyo mu kwa kabiri mu kwa gatatu bamfete anniversaire. mu kwa gatatu Yego utabivuze oya narabivuze mu kiganiro n'amavideo nari nyafite. Bamfite anniversaire kuri bidi yanjye bangurira keke. Noneho uwo mwana yaje kubimbwira nyuma arambwira ngo ngo hano kwa grandma wacu ngo bajya batanga ibitambo ngo abakozi bajya bapfa. Niba umuntu mukuru muri Omani ntago abazi icyongereza, even no muri classe nta cyongereza bigisha. Sheri wanje ndabeshye abantu bajye muri community bari abana babo, hari abana bajya babiga mu bigo byiza byigisha icyongereza. Izina ry'Imana barahari, yego bavuga icyongereza kiza kinumvikana. Usiboki mu mugirene urumva. yego Ikintu ngiye kukivuga ndi seriye. Nje ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo hataza kubaho icyo kintu cyo gutanga ibitambo bijumba naragumye mu kazi kanjye kuko ntawa nkubitaga. N'ikibazo twakigiranye kubera icyo kintu numvisha cyuko batanga ibitambo. Njyewe n'umu agent wanjyanyeyo yarambwiye ngo sinzi ikibazo kibaho hantu maze kubaha abakozi 5 bapfa. Njye umu agent arabinyibwira abakozi 5 bapfa. Ati rero ngiye ko nashaka gusubiza amafaranga bakumayeho ihangane sinzagushakira kandi kazi. Yarakubwiye ngo kora akazi cyaba guca umutwe. Nuko yambwiye ati nya amafaranga bamaye ntabwo nabisubiza. Ariko se yakubwiye ko ibitambo buryo babitangamo batwika isi yabaga mu cyumba ngo wararagamo. Reka nkubwire ki umuntu nimba ashaka gutanga igitambo ntabwo kukwica bivuze ngo amena amaraso. Apfa kuba yakwishuta kikiri muzima. Rero umuntu ashaka kwica mu buryo bwose ashaka. Urumva wenda nge sayini nabonye za mbere nuko zari zo ese zahi inshuro zingahe. Urumva ngo hari niyahiye hari umuntu uhagaze ku muryango. Naramwiboneye ngiye gutya kumusoka nubwo buri guhunga cyangwa umuntu arahagaze. Oya yarari muri zino boro zitagutana zino zikupa imuriro zikagira gute visible. Hari rero kubera ukuntu inzu aba ari nini n'ibyumba ari byinshi amafisible aba ari menshi cyane. Urumva rero nje ntabwo ndibuze gusobanura cyane ngo impamvu bashaka kunjyana mu nuza, ariko nge nzi neza ko hari igihe natangiye kujya nsengera online. Nge n'amavideo barahari Pastor Mutesi. Oya reka birabya Pastor, oya reka birabara ntabwo bakijijwe. Se basengera online. Oya reka bariya basengera abantu. Oya ku rusengero iwacu basengaga online. Nge niyo video mwishaka nayizana nge bankorera deliverance online ndi muri Omani. None bageze abona ko ngo nsigaye nsenga bankuriraho network ngo ikirere ngo mba ndimo ngo kirabangiriza. Urumva yewe aho rero kwa kundi bagusanya gukora ama deliverance bakanaguhanurira nge naje kumenya amabanga yabo. Urumva kuyamenya nge barambwira ngo ariko nge njya kujya muri Omani barambujije. Kuki bakubujije ukagenda rero? Nari ngiye gushaka amafaranga kwa kwinangira nyine amafaranga wayabariye uvuga ngo ubuzima aya nayanjye nzabaho neza imyaka 7 nzatangaruka gutyo nyine. Ariko nge na video bambuza kujya muri Omani irahari nababwira aho bayisanga bakayibona. Video bankorera deliverance online ndi muri Omani nayo irahari. Icyo gihe aposo wanjye yarambwiye ngo kugira ngo umenye ko ari Imana ivuganye nawe nta muntu uzakwica. Tuzabica muri kuzataha uri muzima. Ni ukuvuga wowe ujya kujya muri Omani ibyo bintu byose wari ubizi? Nari mbizi ariko ntanga kumva. Ngeze muri Omani mbonye bitangira gukomera nibwo natangiye kujya nsenga online. Mwakurikirana amateraniro ku rusengero bakansengera. Aposo ageze arambwira ati wowe nudataha ntabwo uzarangizanya n'ukwezi kwa 10. Ubwo wari umaze amezi 6? Byari bigeze mu kwa 8. Okay. Ubwo nkora ukwa 9 ndi gushaka gutaha byaranze. Nageze igihe ngewe
nubona ko haba hari amafoto y'abana bari mu bitaro barembye cyane. Umuntu w'i Kigali arayinyaditingira fresh yo afata umutwe w'umwana wanjye awomeka kuri uwo mwana uryamye mu bitaro kugira ngo mbereke ko mfite ikibazo gikomeye gishaka gutuma nawe muhimba ikinyoma barangije barambwira ngo niyo yaba yapfuye ntabwo waba ugiye kumuzura ku buryo yatwicira akazi ngo amafaranga twagutanzeho ntabwo yatuma ugenda ngo utwicire akazi gutyo nuko bansubije. Nuko rero ibyo byose biba birabaye iyo mugiye kugenda muri ubwo buryo amatike byose barabibamenyera mu kugenda barabibamenyera n'ubu gutyo none anshatse kugenda byahita bikora. Yego iyo ufite passport mamaye connection nkisubirirayo we byakunda nimba uzi gukora ikawe. Yego nuko ngo hari umuntu w'umubarista nta kibazo abafite abaho neza ariko kimwe nimba ari ikintu kigoye uzi kuba mu rugo rw'umuntu utemerewe gusohoka utemerewe gukoresha telefone ku rwego bishakaho. Oya muri yo mane ho gukoresha telefone niyo nuwo mu barista uri kuvuga nawe biba bigoye nawe ntibijye bipfa kubaho biragoye cyane. Noneho kuvuga ngo ugiye gutembera aho ho ni kwa kundi satani yasubira mu ijuru. Aho ho kuvuga ngo utaye akazi ugiye gutembera nicyo waba ukora cyose oya ife no kuri off yawe ufite amasaha ugomba kugarukira ntabwo bijya bibaho mu gihugu cya Oman. Ni nko kuvuga ngo satani avuye kuzimu agiye mu ijuru niyo yaca muri mpeketa. Nuko rero ibyo byose birabaye ujya Katari uvayo uca mu bizazane bingana gutyo uhuye n'uruva gusenya. Ibyo byose birabaye uragarutse urashuguritse ubonye ko ugaruka i Kigali uragarutse ugera i Kigali. Ubu turi kuvugana na Bijou cyangwa se ufite Bijou TV munamusure nkuko twakomeje kubivuga. N'ibyo biganiro byose by the way murabisangaho part 1 part 2 nimunashaka part 3 azayibahe nimunabishaka muzabimubwire abisubiremo byose abikore live mu mubaze live ajya asubiza direct. Bitavuze ko nushaka kujyo nta mufasha akajyayo. Nawe wese ubu mu agent ntabwo nabaye mu agent shaka kujyayo ni ukuri kw'Imana ndaguhariye. Yego ese ubu nimba nge amahirwe yanjye ntarabonye chance ese muri yo manu ushobora nayo wabona iyo gahunda njyewe se nkanjye wo muhungu nawe nayo wabona ni serious niyo yaba uri umuntu w'inyarugenge mugenzi wawe umuntu waba mukuye se cyo kibazo kiriko nawe uba muri Canada. Oya Canada ngo haba ibirwara byinshi. Nuko rero ibyo byose birabaye Bijou ugaruka inyarugenge se amara yarakize. Amara yarakize bumeze neza. Imana ishimwe. Ubu none turi kuvugana na Bijou waciye muri ibyo bintu byose biragoye buriya kugira ngo uve muri ibyo bintu byose ubashe kongera kubona umutima wo kwiyubaka cyangwa kubona aho uhera muri Nyarugenge yacu iranagoye kuyibamo. Ubu turi kuvugana na Bijou uri Nyarugenge umeze neza wanabaye icyuki wabaye akuki ufite iyerekwa ritambutse dore urahora nasamye sibyo ra oya ndishakira amafaranga ndacyari gushaka amafaranga ibyo bintu ntabwo ntacyo utabonye ukeneye kubona. Oya na kimwe ndabona. Ubu noneho uwo Bijou waciye muri ibi bintu byose byarangiye bikajya ku ruhande akaba ari Bijou none aha turi kumwe. Bijou ameze gute ubu muri uyu mujyi wa Kigali? Ni igiki nyine wabwira abantu uti ni igiki ushobora kwirata ku muntu uvuga ati nubwo naciye kuri ibyo bintu byose dore ubundi Bijou meze gutya ibi nibi sinarinzi ko ibi bishobora kongera gukunda ubu byarakunze. Ni gute ushobora kwirata imbere y'umuntu urugero uri kwirata kuri abo bantu babanye nabo bagusoye bakagenda wabirata iki ubu nona ukiri muri iyi si ntabwo wakirata ahubwo ikintu navuga nge ndashima Imana. Kwirata mvuga si uko ariko kwirata ngo nze hano ngo nirate nyine nk'uko mbivuze ahubwo nshatse kuvuga ati niki wakumbuza umuntu cyangwa se wavuga ati wagezeho muri make nyuma y'ibyo bintu byose ukaba warabashije kwibuka ukaba wabwira n'undi wese uriyo wabuze uburyo ataha wibaza ngo bizahera ataha ati se ni ntaho ubuzima ntibuzaba burangiye. Uwo muntu ndagira ibyo ugiye kuvuga ugiye kubibwira bariyo kuko twe turabibona ugiye kubibwira bariyo. Ni igiki nyine wowe wabira tubabwira ati nimubona uko muzava aho ngaho muzahave mugaruke iwanyu mu Rwanda mu gihugu cy'ababyara. Ikintu navuga cya mbere ni uko mu Rwanda ni amahoro n'umutekano uba ufite n'uburenganzira bwo kuri umuntu icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri shangera mu Rwanda byarangoye kubona sapoti uzi ko sapoti y'ibikese y'ubuzima oya y'ubuzima kubera ko n'ubundi nari mfite YouTube channel
uri Ikindi- Oman Oya. ahubwo yaranarenze oya nagiye nyifite ariko ukuntu naje nari kubona nawe mahirwe wenda n'abantu bakananzamura bakamfasha bakanshyira no muri izo filime nkagira izina wenda urabizi ko mu Rwanda dufite izina rirakugaburira ariko ndakubwiza ukuri Okim iyo ukigera i Kigali biragora gufonda ubuzima kuvuga ngo uratangiye bushyashya biba bigoye ariko nyine ikintu cyose kibishobora ni ukudacika intege ni ukuri ubu meze neza ndabasha kuryama mu nzu yanjye nkabyuka igihe nshakiye ndigaburira icyo nshaka mana yanjye si ubu nyine ndi mu buzima bufite umutekano kandi ndanishimye rero nimba ubyibuka nabonye wanageze hano ugurira abantu bose bari bahari ako bakugana ukazanyemo nyine ni ukuvuga ngo yakoze amafaranga we impamvu ibyo bintu mbikora ndavuga ngo hari igihe nari impfuye sibyo ariko nanone impamvu n'uwo mutima uza ntabwo abantu bose bambereye babi none akigera no mu Rwanda ntabwo abantu bose bambereye babi hari abantu bambereye beza namwe murimo n'abantu bangoresheje ibiganiro barimo so rero hari abantu bambereye beza banyereka ubumuntu niyo mpamvu mvuga ngo nimba naragize amahirwe simfe ikintu mfite cyose ngomba kugisangira na mugenzi wanjye kandi noneho ngewe mba ngomba guharanira ibyishimo byanjye njye nishimiye iyo mbona abantu turi kumwe bishimye ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo oh man okay uziko ari igihe uganiriza umuntu ari kunywa inzoga agafata kandi gacupa ari kukuganiriza erega ugaseka ntabone ko wowe icyo cyaka ufite icyo cyaka afite nawe ugifite sibyo akakwihorera kandi akaguma akaguhata umunwa yaka kandi rero njye ndavuga ngo uwo namuhunga nkigendera nta muntu waba umurimo rero njyewe ndavuga ngo buriya nugira umutima mwiza cyangwa se ukaba ufite ubumuntu ejo hari umuntu uzakugirira neza ashingiye ku bumuntu ufite ashobora no kuba atakuzi ariko umuntu akakugira neza bitewe nuko yakumvishe ku bandi bantu bakuzi rero uzagira ubumuntu njye naravuze ngo nimba abantu bataranyeretse ubumuntu bakambera babi nimba ngeze i Nyarugenge mu gihugu cy'amahoro cy'amata n'ubuki Imana ikangira neza ibyo bihumbi 10 kubera iki ndashobora kubyishimamo njye ni ukuvuga ngo ubu ngubu naravuze ngo nyiri mu isi ngomba kwibyishima kuko hari aho nabaye ibyo byishimo ntabibona hari aho nabaye inkorera mu mafaranga ntabasha kwiba ibyo byishimo rero niyo mpamvu n'umuntu ukiriyo nyine navuga ngo asenge cyane bizakunda ariko natahazabaho ikintu bigusaba ni ukutaryama Nyarugenge ntabwo waryama ngo none ushaka kutwoherezayo nakubwiye ngo arya avuga ngo amahirwe y'igisiga ngo siyo yagaca njyewe urega reka nkubwire nese reka nkubaze nta bantu bari muri iyi mihanda bakora bino bintu bya YouTube byanze babimaze imyaka 5 10 byanze ariko hakaba hari umuntu ushobora gufungura YouTube ejo mu gitondo mu kwezi kumwe kabiri kumugaburira twarayifunguye twayifunguye umunsi ejo twaplayinga monetization ngahibaze rero ntabwo abantu tugira amahirwe amwe ntabwo tugira amahirwe angana nitwe abantu twakoze sheni yabashu dushyiraho vlog ahubwo bagende banadusure baturebe kuri vlog ni Jihad y'abashu niko shene yitwa twayifunguye uyu munsi ni saa 8 z'ijoro na mini za mu gitondo na z'umugoroba z'igicamunsi ejo saa 5 za mu gitondo twaplayinga monetization mu kwezi twayifunguyemo tuhita tunahembwa kandi amafaranga menshi rero nibyo nkubwira ariko ntirengagije ko hari n'abamara umwaka ubu ngenzi umuntu umaze imyaka 3 ntarabona monetization uyafataho urugero ngiye YouTube nanjye nayitangiye 2020 ariko wowe warayariya ya YouTube igihugu ikintu cyabayeho nuko wenda ngiye nahise ngenda cano nkayisiga ariko iyo nanjye ubu nakabaye nyarya nk'abandi rero bishatse kuvuga ngo ntabwo abantu tugira chance zingana niyo mpamvu ngiyewe umuntu ntabwo ambwangashaka kujya muri Oman ngo mubuze ngiye nagiyeyo biranga ariko hari ugiyeyo bigakunda kandi akabona ubuzima umuryango ugatera imbere nawe agatera imbere ibintu bikagenda neza
ariko wowe kabyarawe mbabwiza ukuri nta gihugu wanganya n'igihugu kiwanyu. Niyo igihugu cyacu cyaba gikennye ariko iyo wakoze ugakura amaboko mu mufuko udufaranga uratubona. Umunyarwanda yaravuze ngo amahanga arahanda, aho wajya hose utari iwanyu ujye umenya ngo ntago uri mu gihugu cyawe. Buriya uzarebe n'ukuntu nakisanzura ndi iwanyu siko nakisanzura ndi iwacu, ko bavuga ngo inkoko iri iwabo buriya ngo ishonda umukara uzi icyo ari cyo. Umukara uzi icyo ari cyo cyaho uzi ngo ni rino bara tuba twambaye. Ishonda umukara si ubwo si nko kugira amahane baba bavuga iriyenza. Umukara ni ihuku. Hari ipusi hakaba ihuku n'inyahuku. Ihuku se cya hindu hakaba n'umutere. Oya sha. Habaho ihuku. Inyahuku. Ipusi hakabaho n'umuterere. Umuterere umukara rero ni ihuku, ni ipusi yo mu gasozi, ni ipusi tukatubyita ipusi yo mu gasozi. Ihuku. Inturo nyine. Umukara ni inturo muri make. Inturo zose ziba ari umukara. Oya. Yitwa umukara inyinshi. Wari wabona ipusi y'umukara? Sha bisa nabi. Uzi ko iyo muye nayo mu gitondo subira mu rugo. Irakagenda izabone ngo niyo uyibonye ngo warara unapfuye. Ntabwo urara upfuye ahubwo ngo itera umwaka buriya cyane. Hanyuma Biju, ubu nonaha tuvuga Biju twavuze guhera kare ikiganiro gitangira, ubu nonaha ahagaze ute, akora iki? Bizima nka muntu ngo bamaje ngo nimba mukunda ngaraseka. Ngo sheri wawe tumubajije niba agukunda araturikarase. Ni nkanye mbaye mfite sheruka mu mbazi nakubita urutwe. Sheri we aba mfite ariko nge ntamufite. Nako mba mufite ariko watanze. Wowe ntufatika. Nta nuwugira. Sha byanago. Kereka bayanduta cyakoze nkashyiramo akantu ko kumutinya no kumwubaha. Ako umuntu tungana yawe cyangwa nduta. Umuntu mungana ntago byakunda. Nuko. Ubu ngubu sha ubu ngubu subu ubu ngubu mfite akazi. Ariko ndi gukorera abandi nanikorera ku giti cyawe. Ego ku giti cyanjye. Oginde kuyamye. Akosere nguboke bari gutera. Yikorera ku giti cyawe. Hari ikindi buza ahubwo uha abantu nimero. Uze guha abantu nimero y'uburyo bakubona ujye ugenda ubakorere ku giti cyawe. Oya. Kwikorera ku giti cyanjye. Bakugane muri service bahanari. Oya kwikorera ku giti cyanjye nshaka kuvuga reka mbisobanure. Nagarutse mu bintu bya YouTube. Hari ibiganiro ndimo gushiraho muri iyi minsi. Ariko nashaka kubabwira ko bagiye kujya bambona kenshi. Niki cyatumaga batakubona kenshi se? Nari mfite akazi ku kwezi. Nari maze igihe ndimo gukora akazi ku kwezi kanzirika. Ukorera abandi? Nkorera abandi. So simbona umwanya. Nazindukaga ngataha bwijemo. Mvunane narakubuze sha. Ugataha bwijemo mu kagoroba. So rero ubu ngubu nyine nabonetse. Ubu ninjye namwe mugiye kujya mubona kenshi kuri Biju TV kandi abasabye munshyigikire mukore subscribe, like, share na comment, mudukunde. Abakoke wabwiye abantu ko afite n'imano yo gukina filime bigibuze bakajya bamanyibira. Ugiye kubyivugira ko ufite impano yo gukina filime bajye bagukinisha. Shano kuri kwimana ni mu makazi bakiramani bande bose ba Miki mu makazi ni ukuri munzamuririze na mumfashe kandi amaze kumenya ko nabo barabafashije nukuri natwe mudufashe muzamura impano yacu. Nta muntu n'umwe ujya ugira ikintu ageraho atafashije. Ego nukuri nanjye ni mumfashe ndebe ko najya nibonera ibirayi by'umwana wanjye nako kaminerivare nkakabona. Ntabwo ari byiza gusaba cyangwa ibirayi bya kibwana. Basha ntabwo ari kibwa mureziwe. N'umwana si kibwa ni kibwana. Kibwa niyo nda yawe uko ngo uri papa kibwa. Umwana wanjye zaba ari kibwana. Nzaba ndi papa kibwana. Umva papa kibwana we nakumva cyane. Nuko ngo uri kubungu wowe uri papa mbyirere uri papa kibwa. Kuko ntabwo ufite umuntu ukubaza ngo dadi umugati. Umbaza? Dadi umugati. Indira bimbaza. Ariko nta muntu ubikubazaho ku ruhande. Reke tarabimbaza. Wimubeshyera.
Rene ari kukubeshyera aragira ngo atwumvishe ko afite izindi nshingano. Peketa arabimbaza. Okay, muyishyira ahantu heza. Ariko none se nakishyira ahaba heza hahari. Ariko nukuri ko Imana mbabwije kuri guys. Nawe abantu muziranye no Kim azababwira ndi umwana mwiza nukuri mu makazi. Ndi umwactrice mwiza. Nzi kwandika, nzi kudirectinga, nzi gukina. Ngira ubuntu. Sometimes ubona tiza urugi. Oya ntabwo bugitiza urugi. Ubu ngubu ntabwo rwaba bugitiza urugi. Oya. Nuko rero Bijou hanyuma dusoza ikiganiro ndagira ngo ubwire abantu platform zawe, ubwire buri muntu wese wadukurikiranye aho ashobora gukura Bijou, abo bakiramana ubwiye, abo niba ari ninde harya Kiramani ngo Nyambo ngo Titi. Uyu abantu bose bafite filime mu Rwanda bamakazi. Muri rusange ukwifuza wese no mu bindi bitari filime gusa byose bishobora kuba kandi baranabibonye ko ndi n'umuhost mwiza, ndi MC mwiza, ibyo bintu byose mwarabibonye. Nawe wagiye muri cya gikundi. Nako shaka. Umva bya oya aba host b'inyarugenge bora ngo batahira byeri babinywere. Bako benshi ngo barazimira bakitahira. Nawe uri muri icyo gikundi. Nuko rero ndagira abo bantu uri kubwira ubabwire aho bashobora kuba babona Bijou, ubwo ni platforms na nimero niba biri ngombwa buri muntu wese ukeneye kuba yakwafadinga umubwire ngo ushobora kunkura aha. Urumva nyine nk'umuntu urumva ntabwo ndamara imyaka myinshi ngarutse i Kigali sibyo kandi ariya waje muri 2000 na kangahe na 2023 uri kurangira mu kwa 12 ngo byari 2024. Urumva so rero nukuri nje ndi umukozi pe kandi nkunda akazi. Ntabwo ndi wa muntu ukunda ibintu atabishoboye. Ukunda ibintu kandi utabishoboye. Ukuntu umuntu yabaretse kambwira hari ukuntu umuntu avuga ngo ngiye nkunda filime atabasha gukina. Mu rugero kabukunda nk'ibintu utabasha kubikora. Ego. Rero njyewe waba utarenze bayikunda ibintu utabasha kubikora. Ibyo bintu byose nukuri bamakazi nukuri ko Imana ariko ambwira ari ukuntu umuntu agusupportinga nk'ubu nje ntabwo ndagira ubushobozi bwo kuba navuga ngo nakora filime yanjye ntabwo nabishobora. Nta n'izina mfite ngo nakora n'icyo kiganiro byibuze ngo abantu bandebe ntaryo mfite. So nyine support yanyu guys. Aba bari kukureba niki? Aba mwebwe muri kundi bamwansapotinga bigakunda ni mwebwe nungutse ntabwo mbasabye amafaranga mutavuga ngo naje gusabiriza. Ariko mwanera inkunga nyine mukanshira muri ibyo bikorwa byanyu izina ryanjye rikazamuka cyangwa se nanjye ngubaka izina nanjye nkazamura abari inyuma yanjye kuko urabizi cyagiye mbere najyaga nkoresha amafilime ngakinisha n'amafilime ndi kuzamura impano z'abantu amafaranga atarashira. Urumva ariko hari abantu ngewe nzi nakoresheje mu mafilime yanjye aka kanya bari ku rwego rwiza. Hari abantu twatangiye ngiye ushobora kumeshoninga amazina yabo cyangwa nabo bazaza bakabivuga bageze kure ariko ubu ntabwo bashobora kunyuvuka kandi bo twatangiranye banavuge byibuze natwe reka tumeze connection. Ariko byibuze mwebwe mugifite imitima myiza nanjye ni mumfata akaboko. Nawamenya ushobora kumfata akaboko ejo nanjye nkafata mugenzi wanjye fasha akaboko nawe agafata undi mugenzi w'akaboko. Nuko nguko iyi show bizimeze nuko nguko bimeze nge abo nzi bashoboka nge narabandikiye narabahamagaye shabanze kumfasha. Ese ntago kuguru ko wagufata ko buri gihe numva ngo amaboko oya shaka usibye by'ukuguru bizanye muteko no rugero nabaza rwari urugero. Urumva okay ntabwo nge nafata umuntu akaguru ahubwo namufata umutima. Yego nuko rero dusoza nkuko nabikubwiye abo bantu bose uri kubwira babwire ngo munshaka mwankura hano then muri make babwira uko bashatanga nimero. Nimero barazitanga ariko hamagarwa n'abagushakira akazi n'abatarakazi rimwe na rimwe ntago bajya babura abo bantu. Shade okay nukuvuga ngo nimero yanjye kubera ko urugero nkanjye kubera ahantu nimero yanjye ari henshi nashyize systeme muri telefone nukuvuga ngo icyo umuntu amamagariye telefone
ikimbwira mbere yuko tumufata akavuga ati urugero bije aragushakira iki uri kumva uburyo yakubwira oya wowe ukorana n'amagini si amagini ni ikoranabuhanga kandi nizi ikoranabuhanga urumva njyewe ntabwo ndi butange nimero ariko nzi ko umuntu wese wanyenera nta muntu ntabwo ari ukwitaka nta muntu uri muri shop utagira nimero yanjye yego kiramani turebana amasitati umugore we turavugana erega kurebana status no turaziranye imitsutsu turavugana nuko ngo nyine ndi guhera muri bano bantu bari gutrendinga ahubwo ni kwa kundi bavuga ngo wenda se ni reka mvuga ko ari igihe kitaragera kuko nanone ntabwo ndi umukobwa mubi cyane utakina iyo filime ntabwo ndi umukobwa mubi cyane utakina iyo komedi ntabwo ndi umukobwa mubi kandi si uko ntanabishoboye ahubwo wenda abo bakoresha wenda wabona nta by'ibanze uraba oya ntabwo bose bagendera muri ibyo ahubwo ibyo bagenderaho wasanga njye ntabifite ntawe uragusaba iby'ibanze oya ntawe ariko ukuntu bibabaza iyo uzi ko ufite impano unabishoboye unabishaka unabikunze ukabura sapoti noneho hari n'igihe usanga nabo bari gukoresha bose usanga bari kubyigira kuri tele bakagenda babimenya nyuma abenshi ariko cyane akenshi ubu niko biba bimeze wenda wabona ari uko nta nyashingira yego ngaho babwire platform rero dusoze so umuntu wumva ashaka kugira ikintu amarira kiri siriyasi azandikira Okimu amuhe nimero yanjye inbox ego nzayibaha nimero yanjye iri muri description azanyandikira mbahe nimero yawe ego hanyuma kuri TikTok nitwa Mami Bijou, Instagram ni Mami Bijou, ni MUMMEI. Nibyo ngibyo. Numva ari Mami's. Mami. Mami Bijou. Ubwo ni platform zose. Ego. Mami Bijou, Mami Bijou. Hanyuma kuri YouTube ni Bijou TV. Nukuri kw'Imana umuntu wese wumva ushaka kunsapotinga ntabwo hejwe. Ushaka gushyigikira impano yanjye ukamfata akaboko ntabwo hejwe. Ariko abantu bamwe na bamwe ndabizi ko kubona numero yanjye byakoroha niyo wafata ifoto yanjye ati nshaka uyu muntu ntabwo nimero yanjye wayibura. Nibyo ngibyo murakoze. Hanyuma Bijou reka ngushimire. Ego. Shimire na buri muntu wese twabanye muri iki kiganiro nshimire na Mpeketa uba ubabwira ati mwakire yitwa Irene. Yego twizeye ko next niba dusaba part 2 cyangwa se gusubiramo kiriya kiganiro biriya bintu bya Omani bakwirebera bagubaza ubasubiza tuzagisubiramo. Mwifata ibintu bimaze umwaka n'igice ngo mubisubizemo rwose guys. Ahubwo mutubwira uti mutuganiriza ibi nibi. Umunwa turawushoboye nge na Okimu. Mushaka ko discussinga kuntu biri gutrendinga turi tayari. Ariko rwose ibintu bya Omani mubyihorere. Nuko Bijou wakoze cyane. Thank you.